Ngaho basuhuza ni ukuri natangiye. Hello guys. Nkuririmbe ubyine mbere yo kugira ubu wagize ngaho byina indirimbo ugendana na ritime sibyo? Intambara turwana si ngombwa ngo turasane. Byina mana. Intambara turwana si ngombwa ngo turasane, sinamaca umugongo umubisho mwivune, birakwiye ko dusaba ubwenge nta bwa bundi Salomo yasabye. Inamba shaka gusuza abantu ariko urumva iyaba aho ubundi ngiye hari ikintu nibaza kuki tutafashe video gukora kuntu twiririmbiraga n'ibiki intambara tugana muri iyi minsi turi mu mavuta, abantu bari mu mavuta muri iyi minsi. Ndabasuhuje hello murahneza bakunzi ba Arona Sonia baduhe like abantu bari mu mavuta nyine nabo muri iyi minsi. Wabonye igihe twahereye ariko hajya isi ya video dukoze nyuma ya live ariko batsubuje abantu bose twari turi kumwe kuri live. Ndabasuje ndabakunda mwadukoreye umunsi ahantu muri rajoro ry'ibiryoshye kandi noneho nabwo bwa mbere twe tugerageje ibintu bya live byaransekeje. Ubu nyine reka nkwereke sibyo, reka dukore iyi video vuba babwire part 2 none twite dukora indi nanjye ndimo iyo nago ndibuze mucatsi na nicecekera. Intambara tugana turasane, iyo ndirimbo niyo muri indirimbo umva nsuje abantu bose bo muri Apaji Musha twaririmbanye muri ADPR muri korali yitwa ragende bavuga ngo uca mu ijambo sha. Abantu twaririmbanye muri korali yitwa Siloam yo muri ADPR Apaji Musha. Ndabasuhuje iyo ndirimbo ni yabo. Rega ikibazo cyane naza nizo sinaririmbaga niza banza umva ikibazo cyane iyo ngaye umwanya ngo uvuge wenyine abasuje abantu bose uko uza abantu baririmba bavana hejuru nsuje abantu bose twaririmbanye muri Siloam nyine ukahita wiharirije ukavuga utuntu dukenge n'uvuga gake azobu nagwizwe ariko mvuga rero umukobwa waraga ubinsereza twiganaga navuga ati umva ndaku noneho ugasanga ndimo nyine nkavuga nkagutya monje nyine nzamuka manuka gutya kiba kaba ubu wakomeje nanjye gusuza nanjye abantu bose twaririmbanye muri korali Mukumbi urumva nubwo nakora sinigeze ntera ariko nabyinaga ku murongo w'inyuma kandi ibaza ko nta ndirimbo nimwe nibuka twaririmbaga. utangiye kuturirimbira indirimbo yacu ubu uziko twujuje 2023 uyu munsi. Haleluya amen. 2020 turashimira abantu mwese guhera ku muntu wa mbere wakoze subscribe kuri Arona Sonia no kuri turabakunda turabishimira. Uzikira igese umva ikintu kinshimisha ubundi kugeza kuri burimo kunca kandi ibyo ntago bari bubyandike ntago bari bubyandike ariko no muri comment kuki bakunda Aroni wenyine ibintu ni ikimenyane kandi mukatubeshya ngo hari team Sonia ngo akabana kera sinye ntago kera yabaga ahubwo no video turi gukora turi kumwe video turi gukora turi kumwe tuba nambaye ya mipira Arona Sonia nigo tubuza kuvugamo ya indi office nigo tubuze kuvuga ngo turashimira abantu bakoze subscribe wapi ibintu bubu kubabwe winamika kamera y'umunyamakuru ngo bwana munyamakuru winamika kamera winamika mikoro nyine umva nkubwire nanjye rero winamika kamera umva ngiye impamvu nari nshimye abantu oya umva nyine nibyo nari kukubwira tureka ibyo ngibyo tubyihorera ahubwo turabivuga mu kanya tugiye gukora video yanjye nawe
turabivuga mu kanya tugiye gukora video yanjye nawe twambaye ya mipira Aaron na Sonia ya afisa hariya ya mipira yizanye dufite abantu banga singa 5 ibihumbi 6 none ubu turima ibihumbi 23 ntabwo turi bubivuge hano ntabwo twabivuga hano turabivuga twicaye nk'abantu nyine ibaze ko ni arena ukagereka hindi nyine okay komeza part 2 tujye kwita tujye muri part 2 mitanyikora papa mitanyirangiza abantu mwarebye part 1 mukayikunda nuko Imana bamugisha ariko abantu mwakonse kuri zirango ko 8 icara ubumangi ushaka icara cyaragara okay ngaho haguru urumva uyu mukameramani wanjye uri inyuma ya kamera abambwira ngo kora iki no yagiye kunyicaza man wikiraho drone na drone ngaho urumva niyo nkumva nibagiye n'ibintu nangiye kuvuga komeza part 2 byiyore nangiye kuvuga part 2 anaye nyere kubwira abantu barebye za nko 8 ubu rero twakomeje hajya nengeze nengeze noneho gahunda yajemo none natwise twigera hari inyuma wabimenye yuko gutwita birimo gikomerezo nyine nabimenye ko gutwita birimo namaze kugira noneho nyimara kubimenya nahise nkora liste yibi urumva giye kwezi kwa mbere naguri ko nahise mwitanga mvuga ngo ndashaka ngo amazi ngo ashyushye ngo atari munyu nyine ndi kuvuga urugero ko hari abantu batwita bashaka iki bashaka n'iki rero ntabwo ibyo byose byose biza ngo kuruka ngo kugira gute wapi ubu rero niba nabivuga nihuta kugira ngo ari gutanarambirana oya kurambirwa byo iyo umuntu arimo kuvuga inkuru ye abantu bajya bicara batega amatwi nimukajye murambirwa abantu nubwo uri kurambirana kandi ntabwo ushaka kurambirwa nyine komeza part 2 kandi ujye unera pressure reba nko mumbize cyokera twagiye Sonia ci twagiye noneho ubwo kwezi kwa mbere ntabwo nivugira ndakwirukana kuri kamera ngereka mbanze nivugira ikintu cyanjye utarajya ngo warutangiye kuvuga ngo hari ibintu ngo washakaga n'ibiki ko nari ibintu ngiye kwezi ntabwo nari nagashatse ibintu by'ibitaka n'ibiki none ikintu waje gushaka rero waje gushaka brushette wumva ukuntu agira imico mibi umva ahantu ugeze ntabwo turazi izo brushette waje gushaka babwira nyine uretse ntabwo turageraho nyine babwira ukuntu washakaga ndakwirukana babwira ukuntu utashakaga no kurya imwe ahubwo wishakiraga nk'eshanu bubu ibihumbi 5 n'ibihumbi 5 wumvaga biri bugende gute niyo mpamvu numva na part 1 nayikoze tutari kumwe n'ubu rero ndakwirukana nese ubika ko nigeze no kugurira 5 wenda mvuge ngo nizo ukeneye zirye ntabwo turahagera kamaze babwira ukuntu byatangiye sibyo dushika nayo wumva ngaho basigira vuba tudatinda ntabwo dutinda Aigamana muguriye 5 nyine ibaze ko nakuguriye 5 iyo nkuru nituyikora turi kumwe na Aaron ndi kubabwira ntago biri bukunde hari nibyo bivuga akavuga ndakora reka nyine nkubwire nanyemerere rero ibi bintu mbivuge nje nyine nibyanjye Jani ni Sonia's Jani not Aaron na Sonia nyine ndi kukwibutsa unyibutsa rero nyine ngaho ako kantu urakibuka ukuntu nakuguriye Aaron gwamagaye kangahe dushete 6 8 z'ibihumbi 8 ukaguma ukavuga ko ushaka izindi nase ubwo watwise ushaka basi imwe wumvaga ikunyuze cyangwa ebyiri ubundi umuntu wabeshya Aaron ko iyo umugore ngutwita ngashaka ikintu ngashaka ngakanunga kamwe ngo kukumva gusa abandi barumva hari n'igihe umva umuhumura akahita tuza none wowe washaka gufatira ibihumbi 8 bya buri munsi mwijoro none wumvaga bizava ahubwo ngiye ntabwo nako amadeni ndimo akabanza kubwira akantu utigeze umenya urumva n'uyu munsi nari narakubwiye ngiye kuko bwa hano imbere ya kamera we listen we don't judge ntabwo wibuka cya gihe cyagiye nkubyutsa 5 hagiye twe tutararyama
hagiye nko ari saa 5 nkakubwira njye ntabwo nabyemera ndashaka ntabwo nabyemera kare ntabwo nabyemera ngo nyine banzabunga ntabwo yo igihe nakubwiraga ngo se ngo wabwiye fike ngo kagenda ngo hari kuri karakabari ko kararuguru ngo kuba tarakinga ngo ngiye nina brushette ngo ntabwo uri bungumane ngo ndikumva ngo nenda nko gupfa birari nakiragiye narabyigiraga urumva nibutse ako bubu nawe noneho ubwo rero waba utari umwana mwiza oya nyine banza wumva ukuntu byaje wararize arya ibyo bintu uziko ndisararanga ndavuga ati mani ntabwo uzi ko bavuga ngo ngiye umugore twetanga buzi ikintu ashaka ngo ahita apfa nako ihita ivamo inda kugira ngo uterwe mani wanga kuva ku nanjye ndakwihorera muzi ko uri umugome akobo reka nkubwire nyine ukuntu byagenze urumva ngiye nari ndi mu cyumba sibyo nifitiye telefone sinzi ukuntu naguye ku kavideo abantu barimo kurya inyama ndavuga ko ibi bintu wabiprofita ariko nibuka ko wa mushuti wanjye wari utwite urumva agiye kubifata nka drone ibyo bintu birambangamira nanubwo amajwi abayenga urabizwa ngaho mbwiye urumva noneho nibuka ko yajyaga ambwira ati shate sone urabizi tuzi ibintu byajyaga bimbaho tibaze ko najyaga nshaka ibirayi byokeje nka saa 8 z'ijoro no kuryama bikananira umva nkabyutse umugabo wanjye ati akagenda saa 8 z'ijoro atazi ngo arabikora ndavuga ati nabavuga mu gihe kumbyutse sishobora kubyara njye akakantu nagakoze ndavuga ati saa 5 z'ijoro nanjye bagiye kunsanira busha urambwira ngo turazikora ati kakabare ko nago kaka ngiye ko na bona arana kanga ndakwihorera ako buziko gutyo yajya wanda umuntu mubi nese ubwo nabaye umwana mubi nise nabaye mwana wowe uri gukurizaho umuntu oya ariko njyewe oya ariko none impamvu oya ngengera 6e musanse nyine ya danje ubwo naye nabyiyumvishemo kuri uranyinisha iyo biza kuba ari ukuri n'Imana niba ivuga ngo aka kana kagomba kubaho nari kubyumva ahubwo nk'inshurije ariko kuko yari bizi kuri muranyinisha yaravuze ati shamwe kugira iyo experience yo kuvuga ngo jewe uzajya uhora unagenda mu bantu unyira ati man utibure abagore batwite bibari seriye tibaze ko nabyukaga nijoro man ngajya kumushakira brushe ngiye nako kana nshaka gusigamo ariko reka bubu tuvuge mbasi reka nkwere umva umwanya wo urawufite reka tuganire gato nyine mbanze mubwire kara kantu katangira kasho buri murazana isura muri kamera yose si wowe ntabwo nacyo yakiri kuzamo ko wakimbishije none wumva reba uburoso hariya ubwo bura n'ubwiki sibwa ndusebere yawe mu gukinisha ezubundi ko kumufasha umva nyine reka mubwire ikintu kimwe sibyo story irahari naribi kandi niyo ni story ariko hagati aho ngerereye ikintu ubwo navugiramo naguciye mu ijambo sibyo ibintu byo kubyaba abantu baba bafite ubwoba ngo ibaze ngo kubyara ngo amafaranga nguza amafaranga bisaba bubo wabonye ukuntu ibintu byikora mana ngo washaka ikintu utabibonera ubushobozi Yesu brushette z'ibihumbi 8 si ibihumbi 8 ku munsi nakoreraga ngahe ko se zabonekaga kose n'udukino duki tuboneka kujye kuntu kona birikoze mani hari indirimbo yabanuza no kiganiro kibaye cyanjye hari indirimbo yabari ya Satsori ivuga ngo nakuomba nelea usitowe mimba yangu we Mungu akileta mtoto analeta sani yake leta nitamlea mbaje nziguhogoza ariko ntuzara uzagende mu muririmbane oya ngewe ntago nyine nzi kuririmba ariko n'ubundi oya kurira yivuga kugira ngo muririmbane ninde Ariane Ariane ko yabaye Ariane muri uru nuko muri live ari wacase cyane cyangwa Ariane ahantu uri hose umenye ko Ariane yabaye Ariane hano nyine numva ko comment zose wagira ngo cyose uvuze kuri live ahita avuga Ariane nyine mubwire irandirimbo kwanza nyine twe turi kuri byo kuririmba urumva kuririmba ubundi wari ubizi ko ngo nta muntu ujye umenya kuririmba nundi nuwo wavuga ngo ararenza zikuririmba ari ubu muri hejuru unda muri hejuru rero ndabizi nyine abwiye umuntu agiye kugupinga nuko bakugeranyije na ba Deben nendo urenze undi oya ningewe bavugisha ukuri ngaho ririmba nawe nakomanereya oya aho ngandigirishije ariko oya tuzabikora
tuzabikora mani nubwo njye ntabyo nzi ariko ibyo ari byo byose tuzabikoramo kuri video ya 10 aha bubu komeza story naringeze iyo ni story nose turi kuvuga ukuntu ibintu byari insazi byose bise a part of story urumva ibyo ari byo byose urugo iyo rugitangira biba bigoye urumva kandi nubwo ubukwe bwawe bukirangira urumva crise ntago zabura ntago turi kuvuga crise ahubwo ngiye twazanazivuga buri Imana yakoze iki hari n'abantu nyine babitinya ariko nyine batinya ngo urugo n'ibiki ariko tuzabiganiraho tuvuga ukuntu bigora cyase ni bamwe birabagora abandi ntibibagore noneho ariko ibyo nubwo byakugora hari ukuntu Imana imanuka mu rugo ukayibona ukagira ngo murahorana umunsi ku wundi ukajyana nk'umuntu wa gatatu mu bantu ibyo tuzabivugaho ubundi uri umwana mubi mubuvuga aha nanjye kuvuga ukuntu imanzi kuri sunyicire surprise nanjye kuvuga ukuntu nakoze liste y'ibintu nzashaka nyine muri uko kwezi kwa mbere kuko ntabwo nese nyine nangira ukwezi mitavuga ati bimeze gutya bimeze gutya okay reka nkwereke none reka nkwereke wita utangira gutera story nyine ngo uve ku kantu kamwe ku kandi ibuka akantu kamwe nkako nyine kamwe ukavugeho gutyo nese ko nanjye kubigenza ntabwo bibuze ko rate kumwe na Aroni pe nta nubwo ari butume nibuka ndajya kuvuga ikintu cyose kandi nangira story yawe narayikurikiranye mbona wari witurije none nivugira nuje n'umuntu witonda ariko nde wansazije ngaho tubwiye umva je nyine arabyutse nyine tuvuge vuba najya aho ngaho bari nyine imbere ngiye kubabwira njye ntabwo natangiye kwezi kwa mbere mutashaka ibitaka n'imyembe itogosheje n'ibiki uzukara umuntu twese ashaka ibishayote urabizi ibishayote ntabyo nzi bya biboro byera ku gipangu iki ntabwo bizi biba bimeze nk'intoryi ukuntu bishaje bifite uruhu rushaje ntabwo bizi cyakora ikintu nari nzi cyo utwite wari ufite imbaraga pe urumva ntabyo gucika intege urumva twari twakomeje noneho ngiye mbonye muri uko kwezi kwa mbere rero nta kintu na kimwe nshaka ndavuga rero iki ni igihe cyanjye cyiza cyo kubamenye ko mwite reka nkorere liste Aroni ibintu uzabashaka njye numvaga nyine ko uko byagenda kose niba ibintu byaba birimo mu byo ntashaka nzabyongera nese bubu reka umbwiye naguciye mu ijambo sibyo nyine umva ngusaba ikintu kimwe naguciye mu ijambo nta kintu ndi bwite wavuze yuko byose nabyanze nyine nakonaniye ibyo nashoboraga nagombaga kubikora noneho tukahita tuvuga ukuntu nyine ukagenda usimbuka kuko urumva ibyo bivuga kandi byose naragiye mbyanga rimwe bigakoreshwa wenda n'ubukene n'iki ahubwo ugasimbuka ko nk'ako kavuga kandi cyangwa ahubwo ndabizi ko nagucanze umva nakoze amakosa sinzi ngura ubuze urahita ukomereza he bite nyine ubundi urambaza iki uranshaka uko wagira ngo sinshaka kuvuga story zana hano uvuge jani yawe ntabwo ndumva jani yabaye iyawe this is my jani not yours twagiye urumva yatanikoreye liste urumva y'ibintu nzaba nshaka nandikaho inkoko ifi nyine nari mvuga ati njye namwandikira ndamubwira ati rero dute yanjye sheri wanjye ngwino hano mubwire njye nzaba nshaka inkoko yokeje ifi ifiriti inyama z'ubwoko bwose umva nabwo ati njye rwose sinzigera nshaka igisheke umwembe ikindi ni ibitaka wapi ibyo se nawe byipa okay ibyo nibyo wapangaga utazi kizaza numvaga ko ibyo ari byo byose nihagira n'ikindi kiza nyine ngiye ibyo nzagenda mbicengezamo hanyuma rero yesu we uzi ibintu byabaye bya bintu nk'uko nakabivuze byaje bikagenda kwa kundi cyakora capati nicyo kintu njya nkunda ariko kitajemo ahubwo nizo nakundaga cyagiye mbere nizo nyine umva twese hano mu rugo turazikunda pe none rero ngiye gutwita nicyo kintu cya mbere nabanje kwanga nzanze ariko kandi ikintu nakoze nyine urikora amakosa nakoze nzanze nkunda bya bintu byose nanditse kuri liste
no birangira aranambwiye ati sha ibi bintu wari warabipanze ni prank ntago ari byo gute wanga capati narahangayitse arona kambwiye ati oya ibi ngibi warabyanditse nawe kwigirisha ariko ahubwo ndashaka kwaza abapapa abantu bose babyaye bwa mbere bose bameze nkawe bega stress y'umugabo oya ngewe nareba ukuntu ukunda capati nkavuga ati zo uzanziti kabanza babwira ko kantu ka capati ntarana karingaho nicyo kintu muramvuga ngo nshaka kuzababwira umva Aroni mwese mukahita mu mwanga Aroni ifate ahubwo mumaze mumbwire iyo umuntu bamuhaye ikintu adashaka abiki urumva naravuga ngo ishobora kuvamo ariko mbimenye vuba ntabwo iyo mbimenya mbere nari kubikora ese wumvaga bimeze gute reka manze mbibabwire yewe twese nanga capati kandi umva twese twarazikundaga pe kandi umuntu ujye dukora capati hano na Aroni noneho agakora capati nyaryo tuya tuvuga ati oya uyu munsi nijoro ntabwo turi burye turanywa icyayi Aroni adukora capati abarizo turya bubishe rikambwire noneho banza oya oya reka nkubwire ni ikibazo cyawe Aroni uzi inshuro manu mamagaye Aroni kandi nukuri ngewe ntago bijya wari wumva mvuga Soni uvuga mbi mese ndinde isawa nyine Saroni na Soni se cyano siko nasobanuriye abantu ndimo gukora video none se nanjye ibyo ndabizi ariko ibaze ko binshi oya ubaze ko numbuza ati oya neza nangiye kurivuga ati oya bubu none Aroni uyange mba ndimo kubwira abantu bazi Aroni na Soni ntago ibyo byasheni mane nagusheri wabo yeso we nagusheri wabo nari baratishe se ubu ngumva nanjye mva nshatse kuyifunga Soni ya mani komeza urumva rata ibi ngibi byose ni ibitero kugira ngo ngewe ntaza kubabwira ibintu Aroni yakoraga urumva noneho ubwo akora capati nambwira rero ngiye capati nsigaye numva zimumuya nabi rwose bibe byiza mujye no kuzikorera hanze nimukaze no kuzikorera hano mu nzu I mean nyine mu gikoni noneho ndangije Aroni ahanabera umwana mubi ahanabera umwana yarifashe afata capati avuga ati ariko ubundi bira bintu Soni abayigira ngo capati ngo ziramunokiranga ibiki ngo reka ngende ndebe ko izi koko zimunokira afata capati araza ayinukiza gutya ibaze kuba waranze ikintu kikunukira nyine ndabyemera sinari mbizi ariko se wabaye iki ntacyo wabaye kereka niba hari ni Imana yatumye ntacyo mba noneho mbaza ngo byaje kugenda gute ibyo bintu yabinkoze nk'inshuro nk'eshatu urumva so rimwe rero turaganira ndamubwira ati rero ibi bintu birambangamye arambwira ati reka icara hano tuganire ukuntu byagenda angira inama ko nanjye nabaga numva mu mutwe nzikunda ariko nyine nazishaka kunyino numvaga zimumurira nabi angira inama yo kuvuga ngo njye mfunga amazuru nzirya nafunze amazuru n'umundi bikanga narabigerageje rimwe shake ko rumva akobo nago nimvisha ukuntu capati wararyaga zingaye ngiye kuvuga umubare ukavuga ngo nago ngera kurya capati n'iki nyine byaranunguraga nese na tugire ndarushye ubundi se ibindi birimo basireka tuvugemo nk'utundi tubiri twonyine duhita tunabirekera kuko ntabwo nakora video turi kumwe ntabwo byakunda biriseri nese ariko tuhite dukomereza hindi wenda tuzayishyiraho ikurikira iyi ngiyi ubu janye ndaba nyirangije nta yindi pati uzi ikintu ugiye kuzavuga kubyara noneho sicyo uzahita mubwira ahubwo mbese nibuka ikintu ahubwo ukuntu ujya wibuka ukuntu wahoraga umbaza ikintu cyose umbajije nakubwira ati ntabwo ari ibyo nshaka ko tuganira ndashaka ko tuganira urumva tuganire ku kuntu tuzagurira Jaira Berso ukuntu tuzamugurira imyenda ukuntu tuzamugurira ari ibyo bintu byose ariko cyo kiganiro cyonyine nicyo wabaga ushaka kuvuga nta bindi imyenda twita ni igiki ibindi bintu se byabaye nabyo undi story ikomeye inateye ubwoba niyo kubyara nateye ubwoba yo kubyara nyine akandi kantu kabaye kamwe kujya kwa muganga no munsi nigeze kujya muri bisi urumva ngo nanjye ngo ndi bugere muri bisi ngo abantu bavuga ati yo ushobora n'umubyeyi bamuhagurukire umva amazi ko banze kumuhagurukira se nicaye ngiye kumva numva mu mama twegeranye arankomanze ngumva sheri ngo wahaye umwanya uri mu mama kandi nawe uri umumama ngumva sheri ngo wahaye umwanya uri mu mama
noneho ahita abwira uwo mumama bari bicaranye nyine uwo wari uhagaze ku ruhande mukuru ahita amubwira ngo uri kwimwana guhaguruke yesu narumbe buri cyo nkora ndahaguruka Bubu ibyo ngibyo ntabwo ejo bundi aribwo twagiye tujyanye na Gashagaza kumugurira fone ubwabyo bakazajya bavuga ngo munyeshuri bakwita umunyeshuri bambwira ati wamuguriye socks noneho ejo habura umunsi umwe habura umunsi umwe ngo bajye ku ishuri nagiye muri kazi urumva ndagenda nyine nigize umumama nyine ababwiye ati ndashaka kariya kantu na kariya abantu utazi ko nkora inkweto nzaza kuzibereka hano nyine nazirangije gutya nkora amasandari y'abagabo ay'abagore ay'abana nzaza kuzibereka hano mba zirarenze aro niyo mukiriya wa mbere nagize nyikora sandari oya ni Gashagaza komeza muri nuza twagiye turi muri kazi nawe waje kuzereka ubwo mfite agasakoshi gutyo naje kugura ibikoresho by'inkweto mba ngenda nyine ngura ngiye kumva numva abantu barimo bararyana inzara gusa ngo uriya ni umwana ngo cyangwa ni umuntu mukuru ngira ngo siye ngiye kumva numva abahungu bari kumwe nka 5 nciyeho gutya sinzi ko naciyeho nyine akaboko karagara kariho impeta banyije bahita bavuga tiyede cyaki ntago ricara niki ngo niba baravuze ngo yiwe ngo dore cyaki ngewe bimbwira mbwiye ngo wa mwana burya si umwana ngo oya bavuze muri iyo mvuga ngo wiwe ngo dore burya wa mwana ngo si umwana ngo ni igiki ngewe wambwiye ko ngo wa mwana ngo burya wa mwana si umwana si iki cyana ningikuye burya ngo wa mwana si umwana si ibintu mbese sinzi niba ari ikibazo cy'umusatsi mungira inama y'ikintu nakora bye ndabakunda ubwo Jani nayo naho ngaho irangiriye mwabyumvishe ko Aroni yabivangavanze nyine harabura urundi byari bikomeye sibyo ni biriya byo kubyara nyine wa munsi kwa kundi ati ngiyeyo ndinjiye sohotseyo ndataje nyine biriya nibyo bigoye ntakwibagirwa ni ukuri gahunda zo gutwita ni ibintu byose biba imana umva nta kindi kintu na kimwe wakora niyo waba utanabyemera biba ari itegeko gutya nawe rero urimo kutureba utwite ni itegeko ndayizera nawe urabizi nako itegeko se ryiki abantu bambwira ngo sinzi impamvu aberekwa abagira gutya abivuga bisanzwe ngo uzapfa ngo nujya kujya avuga nijisha ngo wapiriga ngo ntago umuntu yapfa ngo umunsi utageze ariko nanjye nasubira ku ruhande nkavuga ati ubu koko mfuye wa mugani wasanga ngiye gupfa koko none ikintu cyose mbwira Aroni akambwira ati shabora bambwira ngo dore ndangiteye hano ko ngiye umwana yari yabanze kumanuka yicaye kandi ibyo byari story nyine zabibabwira nuko nagira ngo babwire no kuri turatuntu ho gake sawa ndabakunda Imana babumugisha utureba